kurema ibintu bitariho bikabaho. Gusenga gufatamira ibitekerezwa mu mitima. Yobu yarasenze aravuga ngo Imana yubika imigambi y'incakura ngo kugira ngo incakura zidasohoza inama zazo. Haravuga ngo yimura imisozi itabimenye. Gusenga kujya kwimura imisozi itabimenye kukayubikana uburakari bwinshi. Gusenga guta imiringa kukazimenagura. Uku ni ugusenga k'umuntu usenga. Gusenga kwawe kwacenyuruza biyita abami kukagucenyeza. Noneho Hana ngo Imana muri iryo joro abona nyina Yerukana mutwika inda amubyaraho umwana w'umuhungu bamwita Samweli. Hana ngo ahita azamura ikivugo aravuga ati uwari ingumba byaye karindwi. Yabonye urubyaro bitamugoye agira agaciro mu maso ya Yerukana. Ariko Yerukana yakundaga Hana kuruta Penina wari waramubyariye. Hanyuma amasengesho azana igikundiro, amasengesho azana favor, amasengesho promoting umuntu ku kazi, amasengesho ahindurira umuntu amateka uri kuyasenga, amasengesho akura umuntu mu bukoda akamushyira mu nzu, amasengesho bwawe ngo arasenga. Hana arasenga, maze gusenga Hera aramubwira ati wa mugore uzagezaho isindwe ryawe. Yabimubwiye kuko yarazi ko wari umunsi w'ibirori. Ariko Hana atuje amasengesho ajya yigisha umuntu imvugo avugamo atuje. Reka nkubwire, niba uyu munsi ugitomboka ukivuga nabi mu rugo rwawe, ugitombokera abaturanyi, mbibutse ko amasengesho yera imbuto. Tubahaye ikaze mwese kandi turabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mpaye ikaze wowe udahwema kutugaragariza kudukurikiye kuri chaîne yacu ya Gushima TV. Imana iguha umugisha. Mpaye ikaze ababyeyi badahwema kungaragariza ko badukurikirana. Mpaye ikaze abapapa, mpaye ikaze abasore n'inkumi, mpaye ikaze aho muri hose mu mpande enye z'isi, mu mfuruka enye z'isi. Mbahaye ikaze. Mbasabiye umugisha w'iburyo n'ibumoso. Hanyuma rero twari tumaze iminsi twari dukumburanye, ariko nifuje kubahobera guhoberana kwera. Imana ibaha umugisha. Ikaze rero ku Gushima TV. Wowe utarakora subscribe ndagusaba kuyikora, ni inkunga ikomeye. Nawe ukurikira ibiganiro byacu kaduha comment, Imana iguha umugisha. Nawe utarabikora wabikora, Imana ikaguha umugisha. Hanyuma kandi dutangira ikiganiro cyacu ndagira ngo dusenge Imana, dushime Imana yo mu ijuru yabanye namwe kabarinda natwe katurinda. Ntabwo ari kubw'imbaraga zacu, si kubw'amaboko yacu, ahubwo ni kubw'amaboko y'Imana. Hari abantu twitiranwa batakiriho, hari abantu twiganye batagihumeka w'abazima, hari intambara warwanye abandi barazirwana bazigwamo, ariko wowe uzitambukamo wemenye. Ndagira ngo wigire hino dufatanye gushima Imana, tuyibwire ngo uri Uwiteka niryo zina ryawe. Turagushimiye, uri Imana nyiringabo, uri Imana nyirimbaraga, uri Imana umuremyi, uri ubwugamo bwacu, uri bendera ryacu, uri igihome cyacu kidukingira, uri agakiza k'abantu bagufite, uri amahoro y'abakwizera. Umuririmbyi w'169 yararirimbye aravuga ngo imisozi itararemwa, ngo isi itari yabumbwa, aravuga ngo uhereye kera uri uko wahoze. Biravuze ngo uri Imana idasaza ngo yitwaza akabando, uri Imana itavuga amasigara byicaro, uri Imana ireba ntabwo yerekwa, uri Imana ihaguruka ntihagire ukwicaza, uri ibyiringiro by'itorero, uri ibyiringiro by'abamama, uri ibyiringiro by'abapapa, uri ibyiringiro by'abakobwa, uri ibyiringiro by'abasore. Umwanditsi w'ijambo yaranditse aravuga aravuga ngo abantu barushye kandi baremerewe nibagusanga baruhure, kuko uri umugwaneza kandi woroheje mu mutima. Turagushimiye, izina ryawe nirishimwe. Turagushimiye, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Uyu mwanya nsengeye umuntu wese unteze amatwi, mugirire neza, imbaraga zawe zimugote, ubutware bwawe nibumubeho, bushobozi bw'Imana nibumugote, mu izina rya Yesu, mu izina rifite imbaraga, mu izina rifite ubutware, mu izina rifite ubushobozi, mu izina rirema ibitariho bikabaho, izina rizura, izina risumba ayandi mazina. Ni wowe nyiri igihugu cy'abera, ni wowe nyiri igihugu cy'abakiranutsi, abakomeye n'aboroheje bo mu isi babyiganira gutahayo. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Pawulo yuzuye umwuka wera
yaravuze ngo ubwo utimanye umwana wawe w'ikinege uzabura ute kumuduhana n'ibindi byose. Bene Kora buzuye umwuka wera baravuze ngo hahirwa abantu baba mu nzu yawe ngo babasha kugushima ubudasiba, ngo banyuze mu gikombe cyitwa Baka ngo bagihindura ahantu h'amasoko, ngo imvura y'imigisha icyambika imigisha, ngo abantu bagenda bagwiza imbaraga ngo bakaboneka mu maso y'Imana i Siyoni. Sengeye umuntu wese unkurikiye inteze amatwi ngo aboneke mu maso y'Imana i Siyoni, agirirwe neza n'Imana, tabarwe n'Imana. Dawidi aherutse gusenga muri Zaburi ya 35 aravuga ngo shingura icumu mu ntagara, imira ibintu bitugenza, burana n'ibintu bituburanya, hagurukira ibintu biduhagurukiye, rwanya ibiturwanya. Aravuga ngo turemera ikimenyetso cy'ibyiza, ngo kugira ngo abanzi bacu bakitegereze bamware, bakorwe n'isoni, babe igisuzuguriro, babe nk'ibitariho. Kandi aravuga ngo marayika w'umwami Imana bagenze inzira yabo babana ubunyerere. Sengeye umuntu wese unteze amatwi kugira ngo ushingure icumu mu ntagara, wimire ibintu bimugenza, burane n'ibyamuburanije, hagurukira ibyamuhagurukiye, burana n'ubukode bumuzengereje, burana n'uburwayi bumubujije amahoro, burana n'intambara amaze iminsi arwana, burana n'ibimuteye impagarara, burana n'ibimubujije kubyara, burana n'ibiri kumusenyera urugo, burana n'ibiri kumubuza uburyo. Mu izina rya Yesu muremere ikimenyetso cy'ibyiza, abanzi be bakitegereze bamware, bakorwa n'isoni, babe igisuzuguriro, bamere nk'ibitariho. Aleluya. Wigeze ubwira Yakobo, uramubwira ngo Yakobo wowe nakuye Egiputa, Etiyopiya ni Seba nkatanga ku bwawe. Ubwira Yakobo ngo ntutinye, ndi kumwe nawe, niwihebe, ndi Imana yawe. Uramubwira ngo uzajya umukomeza, ngo kandi uzajya umutabara. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo ujye umukomeza, numara kumukomeza ujye umutabara, ujye umuramiza ukuboko kwawe kw'iburyo ariko gukiranuka. Ubwira Yakobo, uramubwira ngo abantu bamurakariye ngo bazakorwa n'isoni bamware, ngo abamurwanya bazaba ubusa, abamutonganya n'abamugirira ishyari n'abamwanga rwihishwa bazaba nk'ibitariho, kuko wowe Uwiteka uzamufata ukuboko ukamubwira ngo yitinya, uramutabaye. Sengeye umuntu wese unteze amatwi ngo umutabara uzindutse mu izina rya Yesu. Muremere ikimenyetso cy'ibyiza, mubambira amahema, kuko ubambiye amahema abona ubutabazi, utabaye aratabarwa. Mwana w'intama w'Imana Kristo, mugirire uko akwifuza, murengera umutabara, umucira inzira aho zitari, kandi urambura ukuboko kwawe. Namenye neza ko iyo uhagurutse ntawe ukwicaza, ni wowe uvuga, ntihagire ukuvugiramo. Urambura amaboko yawe, ntihagire uyahina. Uri Imana ireba, uri Imana ikora, ntihagire ibigukoma mu nkokora. Wihariye ubwami bubiri, ubwo mu ijuru n'ubwo mu isi. Izina ryawe nirishimwe, izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishirwe hejuru. Niwe watsindiye isoko ryo kuturengera abatuye isi. Niwe wavuze ngo urushye kandi uremerewe naze umuruhure, kuko uri umugwaneza woroheje mu mutima. Dushimiye Imana Nyiringabo, dushimiye ibyiringiro bizima, dushimiye ubwugamo bw'umugaru, dushimiye rudatetereza abamwisunze urugamba rugeze mu mahina, dushimiye wabambwe tukabamburwa, dushimiye uwapfuye utazongera gupfa, imfura mu bapfuye, imfura yo kuzuka. Dushimiye ibuye rizima, ibuye rizima yanzwe n'abantu ku Mana riratoranwa rihinduka ibuye rikomeza imfuruka. Dushimiye isambu itarumba, dushimiye intare yo mu muryango wa Yuda, igishyitsi cyo kwa Dawidi. Imana ishimwe, mu bami bose uri umwami w'abami. Haleluya. Nta bwami na bumwe bwo mu isi buhwanye n'ubwami bwawe, kubera ko ubwami bwawe ni ubw'amahoro. Uko utuyoboye kuratunyuze, nuhabwa icyubahiro. Nyemerera umugisha buri muntu wese unteze amatwi, muha imbaraga, umukomereza amaboko. Iri jambo riba inkota icyaya mu giyombi, riba umuhigi uhiga akavumbura, niko Bibiliya yavuze. Ryomora inguma mu mitima y'abantu banteze amatwi, ribamare umubabaro, ribaha icyerekezo, ribasubizemo intege mu izina rya Yesu. Rigira ibintu rirema ku buzima bwabo, ribasubizemo ibyiringiro, kuko uri mu ruhande rwacu nta mubisha. Urakoze, ndagushimiye kuri Imana yacu, kandi ugira neza bugacya bukira, ni mu izina rya Yesu. Amen, amen. Mbasabiye umugisha mwese mudahwema kudukurikira. Imana ibahe umugisha, bagirire neza mu izina rya Yesu. Tunejejwe n'Imana mu mutima, kuko Imana ikomeje kuturinda. Muririmbyi yaravuze ngo aba Yesu bishimira izina rye ryiza, aravuga ngo ribamara umubabaro rikabatinyura.
yaravuze ngo umutima ukomeretse niryo riwukiza, ngo ndetse n'ushonje rirawuhaza, ngo ndetse riruhura n'urushye. Ku gitero gikurikiyeho yaravuze ngo niryo ngabo yacu nziza ihora idukingira, ni urutare twubakaho kandi n'inzu yacu itagwa. Ndagira ngo dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli cya mbere. Turasoma igice cyaho cya mbere, igitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cye cya mbere yanditse. Turasoma igice cya mbere, turasoma ku murongo wa 12 n'uwa 13, hanyuma twumve icyo Imana ivuganiye natwe mu ijambo ryayo. Haravuze ngo nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka, Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima w'iminwa. Reka nsubiremo. Nuko akomeza gusenga atyo imbere y'Uwiteka, Eli yitegereza umunwa we, kandi muri uwo mwanya Hana yasabiraga mu mutima we, iminwa ye ikanyeganyega, ariko ijwi rye ntirihinguke. Nicyo cyatumye Eli yibwira ko yasinze. Nuko Eli aramusubiza ati, uzagezaho isindwe ryawe? Mbese waretse vino yawe? Hana aramusubiza ati, ashwida databuja, ndi umugore ufite umutima ubabaye, ntabwo nanyoye vino cyangwa igisindisha cyose, ahubwo nsutse imbere y'Uwiteka amaganya yo mu mutima wanjye. Ntukeke yuko umuja wawe ari umukobwa w'ikigoryi, kuko ibyo navuze kugeza ubu nabitewe n'amaganya kandi n'agashinyaguro bikabije. Hanyuma maze Eli aramusubiza ati, genda amahoro, Imana ya Isiraheli iguhe ibyo wasabye. Imana ishimwe. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo gusenga gufite intego. Gusenga gufite intego. Nkunda kwibanda ku ijambo ryo gusenga kubera ko amasengesho ni intwari ikomeye cyane. Niko korari imwe yaririmbye, niko yaravuze ngo amasengesho ni intwari ikomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo gusenga gufite intego. Gusenga gufite intego. Gusenga gufite intego. Gusenga gufite intego. Amen. Gusenga gufite intego. Abantu benshi barasenga, abantu benshi usanga basenga, ariko ntabwo bazi gusenga gufite intego. Ntabwo bazi password yo gusenga, ntabwo bazi umubare w'ibanga mu masengesho. Usanga abantu bajya ku marembo y'ijuru gusenga, usanga abantu bajya kanyarira, usanga abantu bajya kizabonwa, usanga abantu bajya mu rusesimanza. Umuntu agasengera mu rusesimanza akavayo akajya mu bujurire, akagenda akajya kujurira bikanga, akabona bitinze kuza, akazamuka akagenda akajya ku mugongo w'ingona, akazamuka akajya mu rya Yakobo, akazamuka akajya mu Cyimigisha, akamanuka akajya Samatari, akazamuka akajya mu bitare bya Mashyiga, akazamuka agatambika, agasenga, agakubitiriza, ariko akabona ibintu arimo asengera ntago bihinduka. Abantu benshi barasenga ariko ntago bazi gusenga icyo bivuze. Gusenga icyo bivuze. Turaza kureba abantu basenze Bibiliya ivugaho icyatumye bumvirwa, icyatumye Imana ibumvira ikabasubiza, ikabagirira neza. Gusenga gufite intego. Ushobora gusenga gufite intego uri muri ofisi yawe, Imana ikakumva. Ushobora gusenga gufite intego uri mu ndege, Imana ikakumva. Ushobora gusenga gufite intego uri mu nzu yawe, uri imbere y'igitanda cyawe, uri mu rusengero, uri n'ahandi hose navuze, Imana ikakumva. Ndashaka tuganire ku isengesho rifite intego. Abantu benshi barasenga ariko babwira Imana nk'aho itumva, babwira Imana nk'aho itabona, babwira Imana nk'aho idakora. Imana irumva. Mu bintu biyiranga ni byinshi ariko hari iby'ingenzi. Reka mvuge 3 cyangwa 4. Icya mbere kiranga Imana ni Imana yumva. Yaguhaye amatwi nayo irayafite. Icya kabiri kiranga Imana ni Imana ireba. Yaguhaye amaso yo kureba nayo irayafite. Icya gatatu mu bintu biranga Imana ni Imana y'imbabazi nyinshi. Amen. Icya kane mu bintu biranga Imana nuko ari Imana ikora, ntabwo yatwumvira ubusa.
Aleluya. Muririmbyi wa 62 yavuze ku gusenga, aravuga ngo mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure, atambuka n'inyenyeri. Aravuga ngo umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Yaravuze ngo n'umwana mutoya, ntabwo bisaba imyaka mw'abantu mwe, uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ahubwo azafashwa no gusenga. Yaravuze ngo kandi ntitwibagirwe yuko ahantu hose tujya gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Ndashaka kukubwira umumaro wawe wo gusenga. Ndashaka kukubwira yuko umumaro isengesho ryawe rifite imbere y'Imana. Kandi mbibutse ko isi ntabwo yigeze idusigira agahe ko gusenga. Ntabwo isi dufitiye imbabazi ku buryo idusigira igihe cyo gusenga, idusigira igihe cyo kubana n'Imana, idusigira igihe cyo gusabana n'Imana. Gusenga ni ukwigomwa. Gusenga reka mvuga ibintu bitatu bishobora gushyigikira isengesho ryawe rifite intego, Imana ikakumva ikakugirira neza. Icya mbere ni uko ugomba kumenya ko gusenga ari ukwigomwa. Ntabwo gusenga ari uko wabuze ibiryo, ntabwo gusenga ari uko ufite konji y'akazi. N'igihe ufite akazi ugomba gusenga, kuko ntabwo isi yigeze itubikira igihe cyo gusenga. Ahubwo twebwe mu gihe dufite mu isi tugomba gushakamo umwanya wo gusenga, wo gusabana n'Imana. So ugomba kumenya ko mu gihe ufite mu bisapotinga amasengesho yawe, ugomba gushaka igihe cyo gusenga ukabishakira igihe. Byo ntabwo ntuzabona gusenga bigushakira igihe. Gusenga ntibizagushakira iminsi 3, gusenga ntibizagushakira iminsi 7, gusenga ntibizagushakira amasaha cyangwa iminota, ariko uzabishakira igihe. Uvuga ngo saa 11 mvuye ku kazi ndaza gufata 20 minutes nsenge, sabana n'Imana, mpimbaza Imana, ndirimbe, nsome ijambo ry'Imana, hanyuma senge. Icya kabiri gisapotinga gusenga ni imirimo. Abantu benshi barasenga ariko basenga amasengesho adafite imirimo. Gusenga gufite imirimo, umwanditsi w'ijambo yaravuze ngo iyo gusenga kudafite imirimo kuba gupfuye. Icya gatatu kizatuma isengesho ryawe rigira imbaraga mu maso y'Imana ni uko uziherera. Muririmbyi wa 50 yaravuze ngo murage mumbwira ibyo mwibwira, amen. Ibyo muvuga n'ibyo mukora mu miruho yanyu munaniwe bimenywa n'uzi imigambi yanyu. Hanyuma rero haravuga ngo nuko mureka imirimo yanyu nuko mukora imirimo yanyu mutazananirwa mukigenda, murya umutsima utera imbaraga munywe no ku mazi y'ubugingo. Biravuze ngo gusenga kandi bituma umukristo abiriramo umutsima w'ubugingo ndetse akanywa no ku mazi y'ubugingo, bikamuhesha kutananirwa urugendo. Umukristo udasenga ubugingo bwe buba bupfuye, abameze nk'intumbi. Umukristo udasenga ibyaha byose yabikora kubera ko adasenga. Ariko iyo usenga Mwuka Wera arakwegera, Mwuka Wera aguhishurira ibintu bihishwe. Hari amabanga wibikaho, hari ibyo umenya. Niyo mpamvu Pawulo bamubajije ngo ariko abayuda barusha iki abandi, arabasubiza arababwira ngo babarusha muri byose nuko ari abantu babitse ibintu byasezeranijwe. Nta kindi kintu gitera abayuda kubika ibintu byasezeranijwe nuko bagira igihe cyo kubana n'Imana, bagira igihe cyo gusenga. Mu gihe bafite mu isi bashakamo igihe cyo kubana n'Imana. Dusomye inkuru z'umudamu witwa Hana. Ni umudamu wari warashatswe n'umugabo witwa Elukana. Ngo bamaze gushakana, Hana buru urubyaro, agira umwaku Uwiteka aziba inda ya Hana ibyara, ntiyabyara. Hanyuma atabyaye, hanyuma Elukana ngo ashaka umugore witwa Penina. Aramubenguka, aramushaka, amubyaraho abahungu n'abakobwa. We birakunda kandi byakunze Penina atasenze, byemeye Penina atigeze yiyiriza ubusa. Ujya utekereza impamvu abantu badasenga bagubwa neza. Na Dawidi yabivuzeho, yaravuze ngo abakiranirwa bagubwa neza, ngo ariko iminsi yo kubaho kwabo ni nk'umuramutumuka, ngo ni nk'uburabyo burabya mu gitondo saa 6 bukuma cyangwa nimugoroba. Penina yabonye urubyaro atiriwe asenga nka Hana. Penina yabonye urubyaro bitamugoye, agira agaciro mu maso ya Elukana. Ariko Elukana yakundaga Hana kuruta Penina wari waramubyariye.
hanyuma amasengesho azana igikundiro, amasengesho azana favor, amasengesho promoting umuntu ku kazi, amasengesho ahindurira umuntu amateka uri kuyasenga, amasengesho akura umuntu mu bukoda akamushyira mu nzu, amasengesho yakwagura business zawe. Wimbwira ngo umaze igihe kirekire usenga warategereje uraheba, wimbwira ngo umaze imyaka myinshi usenga wabuze urubyaro. Yeremiya yaravuze mu maganya ye mu bice bitatu, aravuga ejo bundi ngo Imana ntabwo izahora ibabaza umuntu iteka. Haravuga ngo naho yamubabaza izamugirira ibambe, kuko itanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Imana ishimwe. Dawidi yavuze muri Zaburi ya 50, aravuga ngo Imana yacu niza ntabwo izaceceka. Ari ibintu bizatera Imana kudaceceka, ngo Penina akajya azengereza Hana akamusuzugura. Ariko ngo uko umwaka utashye bajyaga ishiro bakajya gutambira Imana ibitambo byo kuyishima, bagashima, bakagira ibirori, bagasangira. Elukana agahereza imigabane myinshi Hana. Hanyuma ariko Hana ngo akumva ntabwo anyuzwe nabyo kubera igisuzuguriro Penina yamusuzuguraga. Ndashaka kukwibutsa ko amasengesho yawe usenga niyo azagukiza igisuzuguriro cya Penina. Ntabwo nzi Penina ufite. Penina wawe sinzi uwo ari we. Hashobora kuba ari uburwayi bwananiwe n'abaganga, hashobora kuba ari uburozi bw'abarozi bakuroze bw'abakonikoni. Penina wawe hashobora kuba ari ba bakobwa bawe baheze mu rugo batarabona abagabo ngo ubone abakwe nawe ubone ibirori wicare mu ntebe z'icyubahiro nk'ababyeyi. Ariko nkuzaniye inkuru ikubwira ngo amasengesho yawe usenga nurasira Imana ukayirasira ku ntego azagukiza igisuzuguriro cha Penina. Ngo Elukana agaha imigabane 2 Hana. Hana ngo ntanyurwe nabyo kubera ko yari afite ikimujomba. Sinzi Penina uri kukujomba amagambo muri iyi minsi, ariko senga. Umuririmbyi yaravuze ngo senga ntacyo uzabura, senga. Amen. Yaravuze ngo senga nta kintu na kimwe uzabura. Haleluya. Ngo arasenga Hana ngo akaba mu birori, ariko ngo igihe kikaza kugera akiyufura, akihwitura, akagenda akajya imbere y'Imana agasenga. Nababwiye ngo jya usenga amasengesho ari kugira n'ay'umwiherero, ya masengesho abaturanyi batazi, ya masengesho mwashakanye atazi, ya masengesho abavandimwe bawe batazi, abamukorana batazi. Ayo masengesho ni original. Ayo masengesho akora ikintu gikomeye. Ayo masengesho aritura inkike z'abadayimoni. Ayo masengesho arema ibintu bitariho bikabaho. Ayo masengesho akiza igisuzuguriro cya Penina. Imana ishimwe. Ngo aragenda ajya mu rusengero, avishira ajya mu rusengero. Hanyuma ngo ageze mu rusengero, umutambyi Eli amusanga mu rusengero, ngo yitegereje Hana. Rero hari igihe utinda ku musozi w'ikibazo ugatangira usakuza ubwira Imana turiya Aburahamu, uriya Isaka, uriya Yakobo, uriya Sadura, kuriya Bedenego, uriya Mishaki. Igihe kikagera ukumva amagambo yashize ivuga. Ariko umwanditsi w'umuririmbyi, umwanditsi w'ijambo Dawidi yaravuze. Dawidi muri Zaburi ya 30 ku murongo wa 6 aravuga ngo kurira ngo gushobora kurarira umuntu nijoro, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Dawidi yigeze avuga ngo hahirwa ishyanga rifite Imana ya Yakobo h'umutabazi, ngo kubera ko Imana izarirengera mu makuba. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo aragenda ajya mu rusengero arasenga. Mbibutse ko Hana yari yaratangiye asakuza, ariko igihe kiza kugera amagambo ashira ivuga, amagambo ya Hana ashira ivuga. Hamaze gushira ivuga ngo asenga adatoborijwe. Hari amasengesho ukwiye gusenga abadayimoni batumva. Hari amasengesho ukwiye gusenga uburwayi urwaye butumva. Hari amasengesho ukwiye gusenga abaturanyi batumva. Hari amasengesho ukwiye gusenga famiye zawe zitumva. Ayo masengesho niyo azakora ikintu cy'umumaro mu buzima bwawe. Ngo arasenga. Hana arasenga. Maze gusenga Hera aramubwira ati wa mugore uzagezaho isindwe ryawe. Yabimubwiye kuko yarazi ko wari umunsi w'ibirori. Ariko Hana atuje amasengesho ajya yigisha umuntu imvugo avugamo.
utuje. Reka nkubwire, niba uyu munsi ugitomboka ukivuga nabi mu rugo rwawe, ugitombokera abaturanyi, mbibutse ko amasengesho yera imbuto. Umuntu usenga yera imbuto, amasengesho yera imbuto, amasengesho yera imbuto, amasengesho nyiri kuyasenga yera imbuto. Hanyuma ngaramubwira ati umuja wawe ntabwo nasinze, ahubwo naje gusuka umubabaro n'amaganya yanjye imbere y'Imana. Eri ngo yitegereje Hana, ngo abona natagira ikintu amwaturaho nk'umutambyi, amahanga nabyumva azamuseka. Ngo ahita abwira Hana, aramubwira ngo genda icyo waje gusaba Imana ikiguhe. Ndashaka kubabwira isengesho Hana yari arimo asenga. Yari arimo ayibwira ati wa Mana we, Bibiliya ivuga neza ko mu rubyaro rwo kwa Eri, abahungu ba Eri bari barabaye ibigoryi. Ngo bajyaga bajya ku rutambiro, bari barakoresheje ifurushati z'inkonzo, ngo bakagenda bakajabura inyama ku rutambiro, ngo abagore bakaza gukora isuka hera bakabasambanya. Ngo Abisiraheli bazinuka urutambiro, ndetse ngo Imana yitegereje mu Isiraheli ibona nta mutambyi uzahakomoka, no mu nda ya Eri nta mutambyi uzahakomoka. Irangije Imana ngo yumva gusenga kwa Hana arimo asengera muri urwo rusengero, muri rya sengesho yasengaga iminwa ijwi ridasohoka. Ngo arasenga Hana, arasira Imana ku ntego. Harayibwira ati uyu mwanya njyewe Hana ndashaka kuzajya usenga Imana. Ntabwo Imana ari musaza wawe, iri hejuru ya musaza wawe, iri hejuru y'umugabo washatse, iri hejuru y'umugore wawe, iri hejuru ya famiye. Imana iri hejuru ya byose. Jya uyibwira uyisanzuyeho, ikwegereye kuruta uko imyambaro wambaye ikwegereye. Imana ishimwe. Ngo arayisenga, arayibwira ngo jyewe Hana ndumva nagusaba ukazibura inda yanjye ukampa umwana w'umuhungu, kandi uramutse umumpaye. Ayihigira umuhigo. Jya usenga amasengesho afite umuhigo atera Imana gukora. Ayihigira umuhigo, arayibwira tumpaye umwana w'umuhungu, namugutura akaba umutambyi iteka akajya gukorera. Hana yirengagiza ko azakenera inkwi, yirengagiza ko azakenera amazi, ahita asenga. Aleluya. Abwira Imana icyo uwo mwana azamukoresha namara kuvuka. Imana ngo yitegereje Hana, banasifiwe, ngo ibona Hana asenze isengesho ry'ikintu gikenewe mu Isiraheli. Imana ishimwe. Ibona Hana asenze isengesho ry'ubwenge. Mama ndashaka ngo usenge isengesho ry'ubwenge. Iga gusenga isengesho ry'ubwenge. Papa iga gusenga isengesho ry'ubwenge. Ntazagira umuntu ukubwira ngo ubutayu burafunze, n'imbere y'uburiri bwawe wahare mu butayu. Ntazagira umuntu ukubwira ngo kujya gusengera bunaka ntibyemewe, n'imbere yawe y'uburiri bwawe mu nzu aho utaha wahasengera Imana ikakumva. No mu muhanda ugenda utwaye imodoka uri kuri vola, Imana yakumva. Uri mu kazi wasenga Imana ikakumva. Nta sengesho na rimwe riba umuteje imbere y'Imana. Ngo arasenga. Muririmbyi umwe yuzuye umwuka wera haravuga ngo nta usenga akina, ngo kandi ukandagira usenga ntabwo ahonyora. Muririmbyi w'ikorasi yararirimbye aravuga ngo uw'Imana itahirije imuhambirira abanzi bareba, ngo bagatangira bakabazanya ngo mbese uriya yasengeye, ngo mbese Imana yuriye. Reka nkubwire, umusaruro w'amasengesho yawe utaragaragarira abantu bakubona usenga, ntabwo gusenga kwawe kuzagira agaciro. Ariko umunsi wagaragaye, gusenga kwawe kuzagira agaciro. Bazavuga bati burya amahoro turabizi yarasengaga. Uzanahura n'abantu bakubwira ko bagusengeye kubera ko gusenga kwawe kwagize agaciro mu maso y'Imana. Warasiye Imana ku ntego, uyibwira icyo ukeneye. Urumva ntukayibwire ngo nkeneye imyenda, ngo urumva ngo umpaye ngo turiya, kubera icyo dupfobya ku isi n'ibiyuzuye ari ibyayo. Ngo urumva ngo umpaye ngo umugabo umeze gutya na gutya, oya, kubera iki se yifite kuguhura uturi kuyisaba. Ngo urumva ngo umpaye nibura ngo ubucuruzi ngo bw'ibihumbi 500, iyo ishoboye kuguha n'uburenzi bwa miliyoni 10, yibwire byose ntacyo yikinga, kuko ni Imana yo kwizerwa. Ni Imana ihaguruka ntiyagire uyicaza. Ni Imana ikora. Ni Imana itabarukana insinzi. Musure Kuro yarayisenze, arayisenga, arayibwira ngo ndimo ndabona nta cyerekezo cy'ubuzima mfite. Ndi kureba nkabona iyo navutse ntibanyemera, niyo narerewe ntibanyemera. Ngo arasenga Kuro, Imana iramubwira ngo ntugire ubwoba Kuro, nzakujya imbere. Amen. Gusenga kujya gutera
Imana kujya imbere y'umuntu usenga, urumva kukaringaniza ibitaringaniye, hanyuma kugakingura inzugi z'ibyuma ndetse z'imiringa kukazimenagura. Uku ni ugusenga k'umuntu usenga. Gusenga kwawe kwakenyuruza biyita abami kukagukenyeza. Noneho Hana ngo Imana muri iryo joro abona nyina Yerukana mutwika inda, amubyaraho umwana w'umuhungu bamwita Samweli. Hana ngo ahita azamura icyivugo, aravuga ati uwari ingumba byaye karindwi, kubera yuko Imana yumvise gusenga kwa Hana. Penina yabonye urubyaro mbere, ariko kubera Hana yasenze gusenga gufite intego, agashakira igihe Imana akayisenga. Ntabwo ngo isi ntabwo yadusigiye igihe cyo gusenga, ahubwo mu gihe isi duhaye tugomba gushakamo umwanya wo gusenga, kubana n'Imana. Hana yasenze ari ibintu utakwirengagiza. Gusenga kandi ugomba kukongeraho kwizera, kandi gusenga ugomba kukongeraho kwihangana. Niyo mpamvu umwanditsi Pawulo yandikiye Abaroma arababwira ngo abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa babishakisha gukora ibintu byiza badacogora, kubera ko Imana izitura umuntu wese bihwanye n'ibyo yakoze. Yakobo yaravuze mu gice cya mbere 12 haravuga ngo hahirwa uwihanganira ibintu bimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa ngo azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranije abantu bayikunda. Ndagira ngo uhindure uburyo wasengagamo Imana, hindura uburyo wasengagamo Imana, hindura uburyo wasengagamo Imana, hindura uburyo wasengagamo Imana. Imana yiteguye kukumva, Imana igutegeye amatwi, Imana iteze ibiganza kugira ngo ikugirire neza muri Kristo Yesu. Musura Abayuda barasenze babwira Imana ngo dukize igisuzuguriro cy'abanyagihugu, dukize igisuzuguriro cy'abanyagihugu bo mu gihugu cy'umwami Hasuwerusi. Umunsi bari gupfa, gusenga kubahesha kugira ububasha. Ndashaka ko dusenga Imana, dusenge. Ko muririmbyi yavuze ngo n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba, ubwo azafashwa no gusenga. Wa 49 yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka ngo bintarura mu mpagarara, bikanyigiza ahantu datari nkamuganyira ibyo nkennye. Yavuze ngo mu bihe by'umubabaro ibi bihe byo gusenga bimpumuriza umutima. Yavuze ngo dutsinda ubukana bw'umwanzi kubera ibihe byiza byo gusenga. Gusenga gutsinda amahembe, gusenga gutsinda abarozi, gusenga kuvuguruza iby'abaganga banzuye. Muganga avuze ngo tawe utegereze gupfa. Gusenga kukaguhesha uburame ku Mana. Gusenga kurema ibintu bitariho bikabaho. Gusenga gufatamira ibitekerezwa mu mitima. Yobu yarasenze aravuga ngo Imana yubika imigambi y'incakura ngo kugira ngo incakura zidasohoza inama zazo. Haravuga ngo yimura imisozi itabimenye. Gusenga kujya kwimura imisozi itabimenye kukayubikana uburakari bwinshi. Gusenga gutigisa isi kukayikura hayo. Gusenga gukora ibintu bikomeye bitarondoreka. Ndagira ngo dusenge tubwire Imana ngo tugirire ibambe. Ibambe ry'Imana nkunze kubabwira ibambe. Abantu ntago bigeze bakugirira ibambe. Abo mwiganye nta bambe bakugiriye, abo mwaturanye ntibakugiriye ibambe, ariko Imana ikugirira ibambe. Imana ikugirira ibambe. Gusenga ariko kwahesheje Dawidi kuba umwami. Imana imukura mu ishyamba imwicaza ku ntebe y'ubwami. Gusenga niko kwatumye Yosefu aba premier ministre abanzi be bakiriho. Gusenga niko kwatumye Esteri aba umwamikazi, kwateje agasuzuguro Vashiti guhesha igisubizo Esteri. Biravuze gusenga. Gusenga hari ibintu kurema utaremerwa na kavukire yawe. Uri Imana y'ibambe nyinshi, uri Imana y'imbaraga, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi, uri Imana yera, uri Imana ikingura ntihagire ukinga. Gusenga gutanga urubyaro rw'abahungu, gusenga gutanga urubyaro rw'abakobwa, gusenga gukura umuntu mu bushomeri kukamuhesha akazi, gusenga gutanga promosiyo, gusenga guhindura amateka y'umuntu usenga abantu bagahindura amagambo, gusenga gukura umuntu usenga ku cyavu kukamwicazanya n'ibikomangoma, gusenga gukura umuntu mu bukode, gusenga gutanga umugisha mu mirimo y'amaboko y'umuntu usenga. Sengeye umuntu wese unteze amatwi kugira ngo gusenga kwe
Uwiteka Imana ugushingireho, umutegera amatwi wumve gusenga kwe. Niko Dawidi yavuze, yaravuze ngo utege ugutwi kwawe wumve gusenga kwacu no kwinginga, kandi gusenga kwacu kukugereho, kukubera umubavu guhumurira neza. Sengeye ababyeyi banteze amatwi ngo gusenga kwabo kukugereho, abasore bankurikiye gusenga kwabo ni kukugereho, abakobwa n'abapapa bankurikiye gusenga kwabo ni kukugereho. Abarushe n'abaremerewe nibaruhurwe nuko wumvishe gusenga. Urakoze, ndagushimiye, uri Imana yo kwizerwa, ugira neza bugacya bukira. Ngaho hira buri muntu wese, ugume mu ruhande rwe kandi uhaze kwifuza kwe, umuremere ikimenyetso cy'ibyiza. Mbisenze nizeye mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nari mvuze ngo ndabashimiye mwebwe abantu bamaze gukora subscribe ku Gushima TV, abantu baduha comment, abantu bajya baca mu gikari bakanaduhamagara bakatuvugisha. Imana ibahe umugisha. Abantu bakora share bagasangiza ibiganiro byacu inshuti zabo, Imana ibahe umugisha. Abantu bagira uruhare rwo kugira ngo ibi biganiro bitambuka kuri chaîne ya Gushima TV bibagereho, nabi Imana ibahe umugisha kuko babitanze cyane. Murakoze cyane.